Izi zirya ibiryo bike cyane. Ariko saso ikuba nk'iyi ngiyi gatatu. Kurya cyane. Saso impamvu irya gatatu. Iba ifite imirimo ibiri iri bukore. Hari igice kiri bukora inyama, hari n'ikiri bukora amagi. Ariko izi akazi kazo umubiri wazo ni uwo gukora amagi gusa. Amagi gusa. Yego. Abamama rero urubyiruko mbagutumeho. Genda ubabwire uti nimuhaguruke muze dukore. Ubworozi bw'inkoko butanga umusaruro vuba kandi bugatanga n'akazi. Ntabwo akazi kaba kari ku muntu nyiri inkoko wenyine, kaba kari ku bantu bose, kaba kari ku bantu benshi. Kandi igishoro cy'inkoko ntabwo gihambaye. Tugeze muri demarere. Aha rero ni mu nzu y'imishwi. Mu nzu y'imishwi itandukanye. Ikiraro cyazo gitandukanye n'ibindi biraro mwabonye. Iyi ni komande nta nkoko izasigara hano ubu ngubu ni umuntu wazishyuye. Uyu nguyu yambwiye ko ntabwo ari mu Rwanda, ntabwo ari hafi aha. Yambwiye ko izi nkoko nzazimuha zikwije amezi 2. Zimaze amezi 2. Ariko ku kwezi arishyura. Kurinda kugeza mu mezi 2 arishyura. Urazibarira kugeza icyo gihe umworozi azazitwarira. Buriya karasinzira. Karashaka kwiryamira nta kibazo gafite. Genda ugakange turebe. Uretse yakwereke ko nta kibazo gafite. Iri urabona rirareba. Ariko aka kajisho kandi urabona ko gafite ikibazo. Urumva kayiteye ikibazo nayo. Kayiteye ikibazo. Kuri jewe numva mbonye ubushobozi. Nakorera abana ikiraro cyabo. Ayo magi akaba ari ay'abana bose bafite ikibazo cy'imirire mibi. Uwankenera nimero nezazindi nabahaye ubushize. Ni 078 3 5 5 umuntu aho umuntu icyo asanze mu rugo. Mwanjye munsanganya amagi. Kugira ngo tugire icyo tuvugana nimubanze mwumve n'uburyohe bw'amagi. Murakoze cyane. Yego. Muraho neza nshuti za Coffee Sale nk'uko bisanzwe dukunda kugiraho ibiganiro. Twari tumaze igihe tudaherukanye. Hari ubworozi twasuye bw'inkoko, tukaba twasuye kubasura. Rero nk'uko bisanzwe twagira ngo tubageze iki kiganiro cy'ubworozi bw'inkoko zitera mu Rwanda, abantu uko bizamuye, uko bateye imbere. Ndumva rero twari tugeze, ugiye kubagezaho ikiganiro ni Gabi dufatishijeho na Coffee Sale. Rero nshuti mureke tuganire, turebeho aho twari twabisigiye aho bigeze ubu ngubu. Ndumva twatambuka tukareba muri aho. Amakuru muraho, twagarutse kubasura. Yego tubahaye ikaze. Ni mukomere cyane. Yego mwari muraho. Twari turaho. Duherukana umwaka washize. Yego umwaka mushya. Umwaka mushya muhire. Ibintu byagenze neza. Twari tugarutse rero kubasura ngo turebe aho ubworozi bw'inkoko zitera aho bugeze. Turabibabwira ariko tumaze kubaha ikaze. Yego. Karibu mu kigo cy'ubworozi. Aha ngo hagararaho hagira amategeko. Turabanza tuguhe umwambaro wo kwirinda. Okay. Winjiye hano wese agomba kwambara itaburiya. Itaburiya ugomba kuyambara. Mu muco nyarwanda iyo wasangaga amarwa yahiye naricaraga mu kanwa. Wasanga urwagwa barimo kurwarura ukicara ukanywa. Wasanga bahishije inkono y'imyumbati mukicara mukarya. Ntago ariko bikiri rero ubu noneho nanjye umuntu aho umuntu icyo asanze mu rugo. Mwanjye munsanganya amagi. Kugira ngo tugire icyo tuvugana nimubanze mwumve n'uburyohe bw'amagi. Murakoze cyane. Yego. Nitwa Ingabire Doxia, nkaba ndi umworozi w'inkoko wabigize umwuga. Inkoko z'amagi. Kandi nkaba norora inkoko z'amagi. Kandi nkaba norora inkoko
icyororo cyizewe mu gihugu. muri aka karere aha turi, akarere kacu ni akarere ka Ruhango, umurenge wa Byimana, serire, umudugudu, akagari ka Kamusenyi. none dusanze twinjiye hano tubona amagi mwayasaruye. Aya ni amagi y'izi nkoko? Aya ni amagi y'izi nkoko. Okay. Yego. Wow. Ndabona ibintu byarateye imbere. Byaremeye. Yego. Duheruka rero hano mu mwaka washize turi muri kino kiraro, watwereka aho bigeze, ukuntu mwazamutse, aho mugeze ubu ngubu? Turabanza turebe za nkoko za mbere mwasanze, murebe ko zigihari koko, murebe ko atari ukubeshya. Noneho murangiza murajya kureba n'izo zungutse. Ukuvuga ngo rero ntabwo twicaye. Ntabwo mwicaye. Biragaragara rwose ko bimeze neza. Twagiye twaguraho gakeya, twagiye tubika udufaranga dukeya. Utwo ubonye burya ntabwo bigusaba kubika amafaranga menshi, ariko burya bikuvuga ngo amafaranga ubonye ku musaruro y'amagi ayo ari yo yose bikaho 20%. Nanjye abampuguye niko bambwiye, kandi ibyo bampuguye nanjye nibyo nkurikiza. Bambwiye ko ngomba kubikaho 20%. 20% rero nagiye mbika ndashyira, mbonye miliyoni. Inkoko zariye zigaburiye zakoze buri kimwe cyose, ngize amahirwe mbonyeho miliyoni. Ndagenda njya kuri banki ndaguza, baranyongerera. Noneho nibyo byo uri kutubwira byagutse, tugiye kujya kureba ari byo ari cyo kiraro cyabyawe n'izi ngizi ngiye kubereka. Izi rero naragiye ngenda nyine nizigama, kubera ko nari mfite intego yo gushaka ikindi kiraro, yo gushaka izindi nkoko. Ubu wakigezeho? Ikiraro nakigezeho, ndimo ndarwana no kwishyura banki, ariko kubera ko mfite icyerekezo nzayishyura. Nzayishyura. None kuko hano wenda ubushize twari twahatembereye twaharebye, ndumva wajya kutwereka ibyo ngibyo bindi uko aho wageze, noneho nabyo tubirebe utwereke. Noneho reka tugere kuri icyo kiraro gishyashya tutazi, utwereke. Iki kiraro cyabyawe n'ikindi nicyo tugiye kureba. Uko muri kino gihugu harimo ikibazo cy'ibura ry'amagi, harimo ikibazo cy'igwingira ry'abana bakeneye amagi. Reka tugerene naho ngo turebe, nabyo turaza kubivugaho. Hano ndumva warazanye n'udushwi dutoya. Harimo izindi. Uko umuntu agenda aramuka gake agenda yongera ubumenyi ashaka ibindi bitekerezo, kuko burya igitekerezo kimwe kikubyaza ibindi bitekerezo. Ndabona mwarahakoze. Twarahakoze neza cyane. Ngizi izindi nkoko. Izi ni izindi. Ngiki ikindi kiraro twakoze cyunganira kiriya kiraro cyo haruguru. Iki cyunganira kiriya cya ruguru? Cyunganira kiriya cya ruguru. Kuko buri ibiraro uko byaba bingana kose, inkoko kugira ngo uzabone inkoko zihagije, zibone amagi ahagije abantu, ntabwo bipfa koroha. Aha naho nk'uko ruguru twabikoze, naho twashyize ka kabumbiro. Aka kabumbiro buri gihe ku kiraro cy'inkoko. Iki kibumbiro ntikigomba kubura. Ubwo naho ugukandagiramo? Naho ugukandagiramo. Gukandagiramo uba wishe mikorobe wagiye ukandagiramo mu nzira cyangwa ahandi hantu hari inkoko, cyangwa naho inyoni zanyuze naho zishobora kuzanamo uburwayi. Niyo mpamvu rero buri gihe icyo kibumbiro uko biri kose ugomba gukandagiramo. Karibu tugeze mu kiraro. Ariko ntabwo zatangira gutera cyangwa ziratera cyane rwose. Ubu zaratangiye gutera. Nazo nk'uko iza ruguru twabigenze, nazo twazikoreye.
nazo twazikoreye aho guterera. kuko niho araziterera. Kiriya cyumba ureba ni icyumba inkoko zitereramo. Ni ukuvuga ko izi nkoko ubundi kariya kazu mwubatse zijya gutereramo nizo zijyanamo. Inkoko burya nayo izi ubwenge. Inkoko ikintu cyose uyitoje nikifata. Nimba uyitoje kunywera muri iki gikombe amazi nta handi uzayihera ngo yemere. Nimba uyihereye icyo uyeretse nikifata. Buriya rero kariya kumba niko inkoko zitereramo. Ni inkoko ziterera. Ariko wenda tutari twagira muri revo yo gutera ubundi umuntu atangira ati wenda uducire mu ncamake ukuntu umuntu atangira, ukuntu umuntu azigaburira kugira ngo zigere kuri revo yo gutera, wenda mu buryo muzigaburira ku buryo muzitaho zikagera kuri no revo. Inkoko ziha gahunda. Inkoko buriya nayo yaba ari inkoko yaba ari inka yaba ari irindi tungo rigira ikigero cyo kurya. Ikigero cyo kurya nimba izi ngizi zigeze mu gihe cy'amezi 7 buri nkoko irarya amagarama 125 guhera ku 120 kugeza ku 125. Ubwo ni kupaka kubikurikirana. Iragenda ikagera no ku 130. Ibyo ni abahanga babishyizeho ntabwo mbizi, nanjye nasanze ari uko bikorwa. Ari uko ababyize neza nuko nguko babigenje. Niyo mategeko. Niyo mategeko y'inkoko. Ubundi guhera ku nkoko ikivuka igira amagarama irya kurinda isaza. Ariko se nk'ubukoze bari nyinshi wenda bazigaburirira hamwe kugira ngo bamenye ingano iyo nkoko nimba arizo yariye ntago imwe yacura indi zikarenza. Inkoko rero ibyo uvuze birashoboka. Niyo mpamvu inkoko zigira amasaha yo kurya. Inkoko twebwe izacu uko twazitoje tuzigaburira saa 9 za mu gitondo. Tukongera kuzigaburira saa 10 za nimugoroba. Noneho hagati y'ayo masaha inkoko ibyo yariye mbere biba byayishizemo. Ayo masaha ibyo yariye mbere biba bimaze gushiramo. Noneho kugira ngo za nkoko zose zirye ziba zifite apeti cyane. Iyo uramutse uzihaye ibiryo bitewe n'amasaha yategereje bitewe n'igihe yamaze itabona ibiryo zose zirihutira kujya kurya. Noneho yayindi ijya inyanda nayo iriyaranje ikarya. Yayindi urumva hari ifite imbaraga nyinshi yirukanka irya kurusha izindi no guterura ibyirya mu kanwa. Urumva hari uburyo iyora hari n'uburyo hari n'igira ubwoba izindi zarayikanze. Iyo ngiyo rwose ziba zirimo kuko ishobora no gutinda gutera. Mwebwe mwibwirwa n'iki nk'uko 500 ufite hano cyangwa uko mu gihumbi ukavuga ati ngiyi ndabona ifite ikibazo. Burya uri umworozi ibintu byose biba bikureba. Dore ukuntu biba bikureba. Iyo uri umworozi ikintu cyose ni bwa bushake umuntu akubwira. Ni bwa bushake bw'umworozi na kwa gushobora na kwa gukora ikintu kinyamwuga na kwa gukora ikintu ugishaka na kwa gukora ikintu uzi kuzagikuramo inyungu. None se uzicara hariya uvuga ngo inkoko zose zariye wabibonye gute? Ufata umwanya wo guhagarara nk'aha ngaha duhagaze ukazireba ukagenda ukitegereza waba umaze kuzishyiriramo ibiryo ukitegereza uburyo izo nkoko ziri mu isahani ziriramo ukitegereza uburyo inkoko zose zihagaze. Byanze bikunze bikubwira cyangwa bikwereka inkoko ifite ikibazo. Noneho bikakwereka n'inkoko zitarimo kubasha kurya bitewe n'uburiro butoya cyangwa bwinshi. Bisaba rero ko mu nkoko uhoramo ukareba ikibazo kirimo.
mu nkoko ntago wicara ngo umukozi ngo yazihaye ibiryo, ntago wicara ngo inkoko zariye, ntago wicara ngo ngiye ngo mfite ngo abantu bakora mu nkoko. Oya, mu nkoko bisaba ko ubamo inararibonye cyane ko buriya ngemba mpugurwa kenshi ku byerekeranye n'inkoko. Umuntu aba afite ubunararibonye mu nkoko. Nimba ibyo wanambaza ngo ubwirwa n'ikirwaye, ubireba icyo gihe. Iyo wazitayeho nk'uko ukaza, ubu ufata umwanya ukaza ugahagararamo ukareba. Ntushobora ahubwo kurara kereka utahiriwe. Ntushobora kurara utageze mu kiraro cy'inkoko. Kabone niyo naba nagiye hehe saa sita z'ijoro, ngomba kuza nkinjira mu kiraro nkareba ikibazo inkoko zifite, nkacana itara nkazibyutsa. Iyo ubyukije inkoko cyangwa se uhita ubona inkoko ikibazo ifite. Kuko hagati aho ushobora umukozi bashobora kuza akazihereza amazi, akazihereza ibiryo, nta kindi kiba kimureba, akatoragura amagi, ibindi ntago bimureba. Ariko wowe nyir'ubwite abazi ngo inkoko imeze gutya, abazi inkoko abazi ngo inkoko byagenze gute. Nk'iyo ifite ikibazo uhita uyibona, iba yikunje, iba itarya, mbese ihindura isura nawe ukabibona. Iyo ihinduye isura rero uhita nawe ufata umwanzuro. Nimba iyi ngiyi yahinduye isura ari imwe, ubwo n'izindi zifite ikibazo, ugahagararamo umwanya, byaba ngombwa ugahagararamo umwanya uhagije. Iyo ubonye ifite ikibazo uyikuramo. Iyo ubonye ifite ibibazo, iyo ubonye ifite ikibazo. Ubushize nakweretse aho zivurira ibitaro by'inkoko. Nimba urwaye ujya kwa muganga bakaguha imiti. Nimba n'inkoko rero nuko nguko bimeze, uraza ukareba inkoko irwaye, ntabwo uyirekera muri za zindi. Ariko nk'urugero twuko twari turi haruguru mukaba mwarubatse iki kiraro, washushanyiriza gute abantu bazareba kino kiganiro ushaka gutangira buno bworozi, kuko byinshi wagiye ubisobanure ko aho byakura umuntu bikamuteza imbere akagira aho ava n'ahagera. Ni kugira ngo umuntu atangire iki kiraro, umuntu wabaha ishusho gute ku muntu yagitangira? Wenda watangira kuko none cyubatse neza ukuntu. Urakoze. Rero buriya dutangira iki kiganiro bwa mbere umwaka ushize, nakweretse aho nahereye, mwereka inzira. Mbese ngitangira byitwaga kuri njye byari nk'inzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba burya bigoye, irashyira ikagira ahantu ikugeze, aribwo bwa bushake. Ushobora kugira ubushake ariko ntugire ubushobozi. Nakubwiye ko leta y'u Rwanda yaduhaye ubushobozi bushoboka bwose. Icyo wenda itaguhaye ni mu mutwe, ariko iyo leta igushyigikiye mu kintu icyo ari cyo cyose, icyo ukoze cyose ikagushyigikira, nawe wakagombye gutekereza, ese bariya abantu ko inyungu ari iyanjye, leta ibyinjiramo gute? Yadushyiriyeho ibigega bidufasha. Hari aho ujya kuguza bakagukuriraho 8% za nkunganire. Nkunganire rero burya ni icyo ngicyo imaze. Nkunganire iyo ugiye no muri sako ubagezaho igitekerezo, ukababwira utari ko mfite igitekerezo nshaka gushyira mu bikorwa ariko nabuze ubushobozi. Barakubwira bati nyaruka ukora umushinga kandi ntituzagutindira, ugakora umushinga ukawutanga, ukaza ukinjira mu bworozi bw'inkoko. Mu bworozi bw'inkoko nk'uko ubivuga, ubworozi bw'inkoko ntabwo ubuvuna, ntabwo ari ikintu wikorera ngo uvuge ngo ndavunika. Ni akazi gasaba gutekereza, ni akazi gasaba kureba ukareba uti ese ko nshaka. Ibyo byose biba biganisha kwivana mu bukene. Ariko buri muntu wese yabikora. Leta idushishikariza kwivana mu bukene. Yemwe nkurikije ukuntu n'umukuru wacu aratubwira ati umugabo arigira yakwibura agapfa. Arigira yakwibura agapfa,
ariko twebwe na leta nayo iratugira kandi igashaka ko dukora hari icyo dukora wakora nayo ikagira ikigufasha ni ukugenda ikabwira ayo mabanki ati nimufashe uriya muntu mumukurireho aya ngaya ku ijana nawe akore atere imbere. Rero ubworozi ni ikintu gitanga umusaruro vuba kandi kitavunnye umuntu. None kuri iyi revo ugezeho watubwiye ko hano hari 500 na hari 500, ubona icyerekezo uri kujyamo ari ikihe? Ubona hari ishusho biri kukuganishaho? Icyerekezo ndi kujyamo kirahari kandi mfite icyerekezo cy'igihe kirekire, ntabwo ari icyerekezo cy'icyumweru cyangwa cy'umwaka. Icyerekezo mfite ni uko nshaka kuva mu bukene burundu. Ariko urumva ko buryo wavuye mu bukene uba wabukuyemo n'abaturanyi, uba wabukuyemo n'abantu wahaye akazi, uba wabukuyemo abantu bafite ikibazo cy'imirire mibi. Muri make iyo ufite icyerekezo, iyo ufite ejo hazaza, ntihaba ari ahawe wenyine, haba ari ah'igihugu. Ariko kugira ngo umuntu atangire no mushinga wo korora inkoko ntabwo bisaba ko yafata urugendo shuri kugira ngo abwinjiremo neza, avuga ati mbonye akazi, mbonye icyo gukora, yabigenza ati? Urugendo shuri bararukora cyane. Biba bisaba kugira ngo umenye korora inkoko, uziteho, ubigira akazi. Byasaba iki? Bari abantu wenda abatwumva bakurikira kino kiganiro babashishikariza iki cya mbere kibanza ashaka kwinjira mu mushinga w'inkoko? Kuko benshi hajya atekereza nk'inkoko ngo zirarushya, inkoko zigira zite. Ikintu cya mbere cy'ibanze yatangiriraho wenda wabamenyesha nk'uko wabitangiye, wababwira bakavuga ati nzatangirira kuri iki, nakora ikintu cya mbere cy'ibanze yagombye gukora ni iki. Ashobora kuvuga ati wenda ubushobozi ndabufite, ariko se umuntu yabitangira ate? Ubushobozi arabufite bwo kubaka, ariko se ziriya nkoko nazigeraho gute, natangira gute? Yakora icyo abagiriye inama. Urakoze. Rero ahantu wahera cyangwa icyo waheraho, ntabwo nawe ugiye korora ubwa mbere wavuga ngo ngiye guhera ku nkoko igihumbi cyangwa 500. Hera ku bushobozi ufite. Nimba uhereye ku nkoko 50, wiha intego y'uko izo 50 zizabyara inkoko 100. Noneho za nkoko 100 wiha intego ko zizabyara 200. Ibyo biva mu mutwe wawe no mu gitekerezo cyawe. Noneho ugenda gutyo ugashyira ukazamuka, ukagenda ukagera n'inkoko 10,000 bishatse wazorora. Kubera ko iyo ufite ahantu uva n'aho ujya, nabo bagufasha mu kukuguriza inguzanyo ya banki, araza akavuga ati ariko wa muntu uko biri kose aragerageza gukora, reka natwe tumwunganira, reka natwe tumufashe. Bityo rero umuntu ushaka korora inkoko nta kintu kigora kirimo, ahubwo inkoko zigira amafaranga kandi mu buryo butavunanye. Ariko akaziha umwanya, akazi zitanga akazi. None se ubu bariya abantu bari hariya ntabwo bahembwa. Hari umuzamu arahembwa, hari uriya muhungu urimo kuziha amazi arahembwa, hari abandi badahari barahembwa. Ubu hano ufite nk'abakozi bangahe? No, hari abakozi 5 cyangwa se banza wirebere nk'uriya. Uriya ni umukozi ashinzwe guha inkoko amazi, gutoragura amagi no kuziha ibiryo kuri iki kiraro. Hari n'undi ushinzwe ikindi kiraro cya hariya haruguru, cya ruguru. Hari n'undi ushinzwe iriya mishwi. Usigaye ufite n'imishwi? Nsigaye mfite imishwi. Urumva mbere twaje ufite ziriya 500, ariko urumva ufite izijya gusaza, ufite izindi uzahita ugenda ugahita uhindura. Kubera ko abantu bamenye imikorere yanjye cyangwa se bamenye uburyo norora kandi kinyamwuga, basigaye bangana ari benshi nkabafasha. Imishwi uri buze kubona ndi kuyiha abantu badashoboye kwidemarira, noneho bo bakazijyana zikuze.
kubera ko mfite ubunararibonye gukura umushwi hasi mu ikarito bawuzanye kurinda kugeza ziteye ndimo ndabikorera abandi nkaba nanabashishikariza abantu badashoboye kwidemarira tubaha inkoko zidemaye neza tubaha inkoko zizaterera ku gihe tubaha inkoko nziza kandi tubaha icyororo cyizewe. Ni ukuvuga umuntu abaha komande tukamukorera inkoko umubare ashaka ati nyine umubare zingana gutya ziri hafi kujya gutera uneno akaza akazijyana izo ashaka. Wenda ashobora kuvuga ngo ndashaka inkoko 300 nzaza kuzifata habura wenda nk'amezi 2 ngo zitere birashoboka. Cyangwa akavuga ati muzirere kugeza ubwo nzaza kuzifata zitangiye gutera. Nabyo murabikora? Ibyo turabikora. Ukwezi ushaka n'igihe ushaka inkoko turazigukorera kandi abamaze kuzitwara ubu zatangiye gutera ni inkoko ziterera ku gihe kuko natwe dukora inkoko icyororo cyiza kandi cyizewe. Ariko ubwo bushobozi ubwo cyangwa ubwo bumenyi mu bukomora he mu bukura he cyane ukwera mwabitangiye? Ubwo bumenyi rero noneho n'amahugurwa leta iraduhugura cyane. Hari ikigo gishinzwe aborozi mu rwego rw'igihugu cyitwa RPI barampugura cyane. Barampugura amahugurwa menshi. Ni ukuvuga uwashaka korora inkoko yabanza akiga agakora urugendo shuri akabanza akamenya amakuru y'inkoko uburyo zororwa atari ukuvuga ngo uburyo zigaburirwa uburyo zihabwa imiti uburyo igize ikibazo ihabwa imiti uburyo irobanurwa mu zindi isuku yazo ingano y'amazi zinywa ibyo byose akabanza akabimenya urumva rero shiti za Kofisare nk'uko uyu mubyeyi abivuga birasaba kugira ngo buri wese niba ari cyo ashaka arabanza akiha igihe akabanza akaza akakora urugendo shuri akabanza akiga bakamwereka akareba uburyo zororwa uburyo zigaburirwa n'uburyo bazitaho. None se watwereka niyo mishwi ukuntu bimeze? Imishwi watwereka izo ntoya ukuntu nazo ziba zimeze? Imishwi nayibereka kuko nayo iba ifite ikiraro cyazo. Ntabwo imishwi ibana n'inkoko nkuru. Birumvikana. None se aya mazi ubundi mushyiramo imiti? Uyashyiramo ari uko zarwaye zitarwaye zinywa amazi gusa. Zinywa amazi gusa. Hari igihe cyo kunywa urukingo. Hari n'igihe ubu urukingo rwararenze. Mwarazikingiye. Hari n'igihe cyo kunywa vitamine. Hari n'igihe cyo kunywa antibiyotike. Ariko rero zitarwaye ntabwo waziha umuti. Zitafite ikibazo ntabwo wazivura wavura ikintu kitarwaye ubundi zinywa amazi gusa. Ariko inkoko zinywa amazi menshi kurenza uko zirya ibiryo. Amazi niyo aba menshi. None se kuri abavuga inkoko ngo zirya ibiryo byinshi ngo utabaze neza ngo urahomba ugasanga nyine banabivuga kugiye gutandukanye. Inkoko zirya ibiryo byinshi ntabwo ari izi zirya ibiryo byinshi. Nakubwiye ko iki ni icyororo cy'inkoko cyiza kandi cyizewe. Kirya mu rugero ubundi se ku munsi muzigaburira kangahe? 2. Muzigaburira 2 sangahe na sangahe? Saa moya na saa 10. Saa moya za mu gitondo na saa 10 za nimugoroba. Ubwo zikaba zirashoje. Ariko amazi niyo mushyiramo cyane. Amazi ntajya aburamo bibaho zirekeraho kunywa amazi iyo zigiye kuryama kuko nazo zigira amasaha yo kuryama. Ariko amazi yahoramo ntago amazi yo bashyiramo ku masaha. Amazi ahoramo. Ayo ntago ari kuvuga ngo nk'uko saa moya dushyiramo ibyo kurya reka ariko dushyiramo n'amazi. Amazi yahoramo. Amazi yahoramo. Amazi y'inkoko ihora inywa amazi ku buryo ubundi bavuga yuko inkoko yanyweye cyane inywa kariya kacupa ka fanta gatoya ku munsi. Noneho impungenge z'abantu bavuga ngo inkoko zirya cyane hari ubwoko bw'inkoko zirya cyane. Inkoko zitwa saso n'izitwa koroyiro. Hanyuma izi bazita? Izi ngizi muri rusange zitwa pondeze. Ariko pondeze zibamo amoko menshi ariko izi ni pondeze ubwoko bwiza icyororo cyiza cyizewe kandi icyororo cyiza kiri no mu kiraro cyiza. Kikajya mu rugero. Izi zirya ibiryo bike cyane.
ariko saso ikuba nk'iyi ngiyi gatatu kurya mu kuko irya cyane saso impamvu irya gatatu iba ifite imirimo ibiri iri bukore hari igice kiri bukora inyama hari n'ikiri bukora amagi ariko izi akazi kazo umubiri wazo ni uwo gukora amagi gusa kugenda mu nkoko urabona zihari nyinshi ushobora kuwikandagira ubundi kugenda mu nkoko ugenzura kugenda mu nkoko bisaba ubuhanga hari inkoko ibiryamye hari ibihagaze hari ibiri yibereye mu kazi kayo runaka kugenda mu nkoko rero ntabwo bisaba bigira uzamure nk'ikirenge kugenda gutya ntabwo ari ingendo yo mu nkoko kuko ushobora kumanura ikirenge ugakandagira nk'urugero reba nk'iryamye wazamuye ikirenge wahise uyikandagira ariko mu nkoko ugendamo utya kuko hasi niyo ikirenge kiba kigenda nacyo cyumvaho inkoko kirebaho inkoko ariko nuzamura gutya urayikandagira rero nk'uko tuba tubivuga iki kiganiro nta kindi kiba kigamije kugira ngo abantu bakirebe kibafashe rero rwose turagira ngo urubyiruko abadamu ababyeyi ugire ikintu babwira gifatika ko aka ari akazi bakora kandi katavunanye bibereye mu rugo bibereye hafi y'urugo kandi kakabyara amafaranga nk'umusaruro wenda mubonamo nk'amagi cyangwa cyageze wazikuze mugiye kuzitanga isoko riba rihari isoko ry'amagi ntabwo rijya ribura isoko ry'amagi ntabwo rijya ribura isoko ry'amagi mu Rwanda riba rihari ahubwo icyo mbona amagi ntayaba ahari nibaze mukore ntituzi gukora nibaze mukore amagi aboneka kuko wamugana amagi ntituzi gukora kugira ngo duhaze amagi abanyarwanda ni ukuvuga ngo rero nkaba nifuza noneho ni icyifuzo nkanasaba ababyeyi nibaze tworora mbere kuko borora bahereye ku kantu gatoya kandi kababyarira umusaruro urubyiruko nibaze dukore mbere kuko umuntu ava ahantu hatoya ava hasi ajya hejuru mu nkoko ubundi ntabwo ujya worora uva hasi ujya hejuru kuko ntabwo inkoko iyo wize umushinga neza ntumanuka ahubwo urazamuka yewe n'abasaza nibaze tworora kuko inkoko ntabwo isaba si inka ngo urajya kwahira mu mpeshyi si inka ngo ubwatsi bwabuze ubwo nateye bwashize mu mpeshyi inka nzayigira gute ni inkoko nyine inkoko bigusaba ko uba uri aho hafi ukayimenyera ayo mazi ukayimenyera ibiryo nayo ikakwita bikaguha umusaruro ariko ibiryo mukunda kuzigaburira byo ntabwo byo bijya bibura byo hano mu Rwanda birahari cyangwa umuntu murabyikorera uretse ko bihenda ariko ibiryo mu Rwanda ntibijya bibura inganda zibikora zirahari inganda zibikora zirahari ku buryo umuntu atagira impungenge ngo nzifite nta mpungenge nabo baba bazifite kubera ngo ibikoresho babikoresha biva hanze bibahenze cyangwa nk'igihe cy'ibura ry'ibigori na soya kuko burya ibiryo by'inkoko igice kinini kigizwe n'ibigori na soya soya burya hajyamo nkeya ikinini ni ibigori ariko na soya mu biryo by'inkoko ntigomba kubura ariko njya nibaza kuki muzikorera aka kazu wowe kuki bagubwiye igitanda iki ni igitanda cyazo ziteramo wowe kuki hari ibintu nawe uba ugomba gusaba ni ukuvuga ngo none se inkoko ishatse gutera yaterera ahangaha inkoko yinjiramo igiye gutera noneho iyo yinjiyemo igiye gutera iyo utarabona akanya amagi aba arimo ariko iyo yandagaye hano zirayamena ubwo ni uko zibwiriza zikajyamo hariya nta nk'uko iraterera hano hasi kereka wenda iyo ije hano igasanga haruzuye harimo izindi ariko ubundi uzi yuko aka kazi ari akaya ari ako gutereramo niwe iterera iyo idatereye hano ijya guterera hariya hakurya ikintu wabwira nk'abamama nk'abadamu bagenzi bawe kumva ko babuze
babuze akazi, babuze iyi mikorere, mbese ikintu babashishikariza kugira ngo batinyure be kumva ngo babuze akazi ko gukora. Nk'abamama bagenzi wawe barimo, abamama rero urubyiruko, mbagutumeho genda ubabwire uti nimuhaguruke muze dukore. Ubworozi bw'inkoko butanga umusaruro vuba kandi bugatanga n'akazi. Ntabwo akazi kaba kari ku muntu nyiri inkoko wenyine, kaba kari ku bantu bose, kaba kari ku bantu benshi. Kandi igishoro cy'inkoko ntabwo gihambaye, kandi ntabwo bisaba yuko uhera ku bintu birebire. Ngewe ku kiganiro nabahaye nababwiye ukuntu nahereye ku nkoko bitaga dendo. Nababwiye ukuntu nahereye kuri dendo ngenda nzibyaza umusaruro, mbika udufaranga, mbika mva kuri dendo ndashyira ngera ku nkoko zo ku magare basunika ku magare. Norora inkoko basunika ku magare za dendo zikajya zikomeza zikabyara, nkagurisha kubera ko nari mfite cya cyerekezo. Ariko n'ubukene ntabwo bwari bunyoroheye. Ibyo byose byaturukaga ku bukene. Burya iyo ukennye ntureba kure. Iyo ukennye hose harakena. Iyo ukennye ukena mu mutwe, ukena mu bitekerezo, umubiri urakena ugakonja, ubundi ukaba uri uwo kwirirwa uvuga gusa. Ukavuga bagenzi bawe ibyo bagezeho kandi wowe wibuka. Bisobanure ngo abadamu nibaze tworora, abadamu nibaze mbigisha, abadamu nibaze mbereka ukuntu umuntu ahera ku kantu gatoya kandi agashyira akagera ku bintu birebire. Abadamu nibaze mbereka ukuntu umuntu agurisha ifumbire akabona amafaranga menshi. Abadamu nibaze mbereka ukuntu worora inkoko 100 zikazakuviramo inkoko 500. Murumva rero inshuti za Kofisare n'umubyeyi abatuganirije atubwiye ko gukora ari byo bya mbere, korora inkoko. Izi nkoko zitanga umusaruro, zitanga akazi, zitanga amafaranga. Rero nimutinyuke mumwegere, nimero ze ziba ziriho, hanyuma bagira inama mwivane mu bukene. Ari urubyiruko, ari abadamu bakuze, ari abasaza bakuze, bose babishobora. Nta kindi ni ufite agapariseri gatoya utangiramo uko ubushobozi bwawe bungana ukagenda uzamuka. Reka rero atwereke uko azitangiza, akazidemara zigakura, akagenda azikuza paka azihaye uko umuntu azishaka, hanyuma akazimugezaho. Reka naho tuhagere. Tugeze muri demarere. Aha rero ni mu nzu y'imishwi. Mu nzu y'imishwi itandukanye. Ikiraro cyazo gitandukanye n'ibindi biraro mwabonye. Mu nzu y'imishwi harihariye. Harimo amatara atazima, ariko hariya mwabonye ko nta muriro urimo. Amatara izi ziba zigikeneye ubushyuhe, zikeneye kurerwa kuko urabona ko n'abana baracyari batoya. Aha rero no kujyamo nta muntu wemerewe no gukandagiramo. Nuko twebwe twabanje gukandagira mu muti kandi twabisabiye uruhushya rwo kwinjiramo. Aha rero ni mu irerero ry'imishwi. Mu irerero ry'imishwi, aho bita muri demarage. Kwa kundi nyine wavuze ukeneye, kwa kundi ba bantu bakeneye imishwi bibaza ngo se icyororo cyiza cy'inkoko z'amagi bagikura he? Dore ngizi. Hano wamuzifite, ukeneye runaka, uzikeneye wese dore ngizi. Izi ni inkoko, ni icyororo cyiza kandi cyizewe. Ubundi nakubwiye ko mbere yo kugira ngo worore inkoko ubanza kumenya icyororo cyiza kandi cyizewe. Izi rero nazo ziri muri ubwo bwoko bw'icyororo cyiza kandi cyizewe. Zikaba zigaburira. Aha ni hahandi urebera ko inkoko, yaba ari inkoko kuru yaba ari umushwi, ifite ikibazo.
ikibazo nawe ureba n'amaso yawe uhita ureba ifite ikibazo, uba ifite ikibazo urayibona. kuko ibijunjamye niba ishaka kurya nta kuraje iba ifite, ariko zose urabona ko irarwana no kujya gushaka ahantu irira. noneho iruhuka ari uko imaze kuhabona, yamara kurya ikagenda ikanywa amazi, ikaza ikikinagura cyangwa ikiryamira cyangwa se nayo ikaruhuka. iyo idafite se kuraje kujya mu zindi, iyo idafite kuraje urayegera ukayifata ukayiterura, ugakanda mu gatorero, ukamenya ngo iyi nkoko ifite ikibazo ntiyariye. iyo ukanze mu gatorero kayo bihita bikubwira ikibazo inkoko ifite, ukumva ko bitamanutse. nimba ukanzemo ugasanga agatorero kameze nk'ibuye, jya umenya ko iyo nkoko ifite ikibazo. nimba ukanzemo ukumva hameze nk'aharimo amazi, iyo nkoko ifite ikibazo. nimba ukanzemo ukumva harimo ibiryo bisanzwe, uramenya ko iyo nkoko nta kibazo. ibyo rero iyo uri umworozi uba ubizi kandi urabimenya ubyitaho. ndetse ni nacyo kintu umuntu akurikirana bwa mbere, si umushwi gusa n'inkoko nkuru. iyo ureba ifite ikibazo urabanza ukayifata ukayitegereza, ukareba amababa yayo, ukareba aho mu gatorero nyine ukumva ko gakomeye, ukareba ko karimo amazi se, ukareba se ko karimo ibiryo se. ibyo bintu iyo uri umworozi w'umunyamwuga uba uzi kubitandukanya. buriya karasinzira, karashaka kwiryamira, nta kibazo gafite. genda ugakange turebe, uretse yakwereke ko nta kibazo gafite. noneho wabonye ya ngendo yo mu mishwi no mu gakeya, ni ukugenda useta ikirenge. kaba gashaka kwiryamira. ahaza namwereke bya bindi nakubwiraga. reka turebe. zana hano. arasinzira. ubu ntureba se icyiza cyo kujya mu nkoko. kujya mu nkoko biba bifite akamaro cyane. inkoko impamvu ijunjamye nawe wayiboneye nk'uko nabikubwiye. iyi nkoko ifite ikibazo cy'uko irwaye ijisho. noneho iyi ngiyi rero iyo uyibonye ntabwo uyigumisha mu zindi nkoko, urayijyana ukagenda ugafata umuti w'amaso, kuko mwarabibonye ko tuba twicaranye imiti. ubu iyi ngiyi irebesha ijisho rimwe ntabwo uyihorera cyangwa ngo uvuge ngo ugiye kujugunya hariya, kuko nubwo uyireba gutya ubu izakura iyi ngiyi izatera. tugiye gufata umuti w'amaso dukandiremo, tuyishyire ahantu, tuyikurikirane, tuyihe ibiryo byayo, tuyihe amazi yayo, tuyihe amazi, mbese muri make tuyirwaze. ese wayifata ukayijugunya cyangwa irwaye izakira. yumva ni akajisho gusa. hari n'ubwo ushobora kuba irebesha ijisho kamwe gutya, ariko uyeretse ku isahani yawe. wabibonye? urayibonye? icya mbere ni ukuziba hafi. ikintu cya mbere ni ukumenya amakuru y'inkoko, kuko buriya tuba dufite n'ibitabo by'amakuru. hari igitabo cy'amakuru, inkoko uko byagenze, inkoko nimba yariye, inkoko yapfuye, inkoko yarwaye, inkoko zateye, inkoko amagi yamenetse, amafaranga yinjiye, amafaranga yasohotse, amafaranga ari mu myenda, amafaranga yaguze ibiryo, byose wamubifite. byose ibyo bintu iyo uri umwuzi uba ugomba kugira igitabo ibyo bintu bijyamo, kuko ikintu cyose bizinesi yose ni amakuru. ni amakuru ni cyane, ukubika amakuru. mu nkoko ubika amakuru. urumva abakeneye ubworozi, urumva ikintu cyose nk'uko uno mworozi ari kubisobanura, ni ugukurikirana amatungo yawe, ni ugukurikirana izo nkoko nimba ari zo. ubu rero iyi demareri ni abantu bagiye babona ikiganiro bakampamagara bakambwira bati tuzaza mu rugendo shuri tugusure turebe uko ukora. nkabaha karibu, nkabasangiza ikiganiro, nkaberekwa uko ahantu umuntu akura inkoko, mbanza kumwereka inkoko ikizamumarira.
mbanza kumubaza nimba n'akazi agiyemo agakunze. Yamara kumbwira ko agakunze nkamubwira nti wabitekereje ute, urumva atari bya bintu uzakora byagera hagati ukabita ukigendera. Avuga ati ngewe nkurikije uburyo nakubonye, nkurikije uburyo waduhaye n'ikiganiro, ntabwo bino bintu nzabireka, kuko nakubwiye ko izi ngizi imbere yazo hari n'izindi zagiye, hari abandi borozi bakurikiye ikiganiro baraza baheraho mbakorera demarage, inkoko nzibaha ku kigero bifuza, noneho ubu inkoko zabo zatangiye gutera. Mugaruka nzababwira hariho mugende murebe. Ubwo rero izi ngizi imbere yazo hari izindi zagiye, hari izindi zagiye aborozi barazifite zatangiye no kubabyarira umusaruro. ubwo ni ukuvuga uzikeneye akubwira ubwoko ashaka nako umubare ashaka, wowe ukamudemarira akaba tuzazima yenda zibura amezi 2 kugira ngo zitere, zibura ukwezi kumwe kwezi ashaka arambwira ati ndashaka kuzima zitangiye gutera, ndabimukorera. Kubera ko inkoko twebwe ntabwo dutinda ku mafaranga cyane, ahubwo tureba ya nkoko uhaye umworozi akubwira ko aribwo bwa mbere agiye kubikora, ese inkoko ukazikingira urukingo kuva ku munsi rwa mbere ruhera mu ituragiro, ukamenya ko ku munsi wa 5 ikingirwa, ku munsi wa 14, ku munsi wa 25, ku munsi gutyo ukamenya ngo uyu muntu ngiye kumuha, kandi urabizi ko umwana apfa mu iterura. Iyo udahereye umushwi hasi iyo utawuhereye hasi ngo ukurikirane, burya uzaguha umusaruro waturutse hasi, kuko bavuga ngo umwana n'ubundi apfira mu iterura. N'abo bana bakubwira ngo baragwingiye nuko bapfiriye hasi, ya mirire mibi bayiboneye hasi, ya ndyo mbi ituma bagwingira bayiboneye hasi, bwa budahekana nibwo ibintu byose bipfira hasi. Izi nkoko rero dukora uko dushoboye kugira ngo umworozi uyijyanye izamubyarira umusaruro, izagira ikintu imwungura. ubu iyi ni komande ufite? Iyi ni komande, nta nkoko izasigara hano. ubu ngubu ni umuntu wazishyuye, ni umuntu wabonye ikiganiro. ubwo wenda atari yakuye ko zizamara igihe kingana iki? uyu nguyu yambwiye ko ntabwo ari mu Rwanda, ntabwo ari hafi aha. yambwiye ko izi nkoko nzazimuha zikwije amezi 2. zimaze amezi 2? ariko ku kwezi arishyura, kurinda kugeza mu mezi 2 arishyura. Urazibarira kugeza icyo gihe umworozi azazitwarira. ubu zimaze igihe kingana iki? izi ngizi zavutse ku itariki ya 12 z'uku kwezi. z'uku kwezi kuriya kurangiye kwa 2. ya urumva rero uzikeneye ari we wese ni karibu yajya abaha komande, akabahamagara akababwira izo akeneye n'umubare akeneye. ukurikije ubu bworozi bwawe ukuntu mwabutangiye n'ahantu bubagejeje, buriya ibintu byose ntabwo ibintu byose aba ari 100%. wenda nk'imbogamizi ubonera muri ubu bworozi zikunda kubaho, wenda wabwira cyangwa nawe watubwira wenda zaba zarakubayeho watuganiriza. Nta kintu umuntu akora kitagira imbogamizi. Imbogamizi wenda no gucira mu ijambo ibintu byose hari aho bikomoka, bisaba ubushobozi, imbaraga. gutyo dusobanura imbogamizi dukunda guhura nazo, cyangwa uko wakumva zakemuka, mbese tunyure muri make. murakoze. muri ubu bworozi nubwo nanjye mureba mbukora kinyamwuga, nkitanga nkagerageza, haba harimo n'imbogamizi. nk'ubu akakumba murabona ko karimo inkoko nkeya, ariko iyo ubushobozi buba buhari bugaragara, nari gushyiramo inkoko nyinshi n'abandi bose bazikeneye bakazibona. ariko ubundi ntego nyamukuru ihari muri ubu bworozi ni ugufasha, dukuramo ubufasha bwo gufasha abana
baba mu mirire mibi. Abana baba mu mirire mibi nabo bakeneye ubufasha kuri izi nkoko mureba, kuko murabizi mu gihugu cyacu harimo amasantere de sante afite umusaraba munini na leta wo gufasha abo bana kugira ngo bave mu mirire mibi. Natwe rero nicyo cyerekezo dufite, ni ukuvuga ngo ntabwo ari mu karere ka Ruhango gusa, n'ahandi hose babonye ubufasha bwo gufasha abo bana ntabwo buhagije. Hagize n'undi muntu w'umuterankunga wadufasha kugira ngo byibura turandure burundu imirire mibi mu bana, kandi bigere ku bantu bose, bigere ku masantere de sante yose, bigere mu turere twose. Bikeneye inyunganizi, bikeneye abantu bigomwa, bikeneye abantu badufasha kugira ngo twagure tugere kure, dufashe abana bose baba barwariye mu masantere de sante. Ariko izo santere de sante hari abo mukorana nabo mwatangiye guha ayo magi? Hari abana dufasha, nk'abana bo muri santere de sante ya Byimana, abana bo muri santere de sante ya Ruhango, abana bo muri santere de sante ya Kigoma, n'ahandi hari ibiraro by'inkoko nabo bahaye ubushobozi kugira ngo abo bana babone ayo magi. Ariko ntabwo ari bose, kuri jyewe numva mbonye ubushobozi nakorera abana ikiraro cyabo, ayo magi akaba ari ay'abana bose bafite ikibazo cy'imirire mibi, kugira ngo dufashe leta, kuko leta ntizabona ayo mata ngo ibone ibyo bikoma, ibone buri kimwe cyose, ibone ubuvuzi bwabo, noneho nirangiza ijye kwirirwa ibashakira n'amagi. Turagushimiye rero, nk'uko bisanzwe inshuti za Coffee Sale, murabizi ibiganiro tunyura tubagezaho ni kugira ngo twiteze imbere, tuve aho turi tuzamuke tugere mu yindi ntera. Rero turashimira uno mubyeyi uburyo yatangiye, uburyo twamusize twadusanze hari ikintu cyiyongereyeho. Urumva yageze mu rwego rwo gufasha aborozi, abazaba bakenera inkoko nabo bagatangira ku kigero cyo hasi, abakenera 100, abakenera 200, nk'uko atubwiye izi ni komande afite y'abantu bamuhaye komande muri iki cyumba cya demarage, azitangira n'umuntu amuhaye komande. Urumva n'undi wese wazikenera, n'undi wese wakenera izi nkoko z'ubworozi birashoboka ko, kandi birabona ko bishoboka ko yazimukorera muri demarage igihe urugero zishakamo. Yazishaka mu mezi 2, yazishaka zifite amezi 4, yazishaka ngo zigiye gutera, urwo rugero rwose yarugezamo akazigezamo. Ikindi wenda yavuze cy'imirire, avuga ati bafasha abana, amagi yabonetsemo bagira ayo batanga kugira ngo afashe abana bafite imirire mibi. Niyo mpamvu yavuze ngo uwaba afite kumufasha kugira ngo bagure ibiraro babyongere, kugira ngo abana bari mu mirire mibi babona amagi ahagije, nabyo byaba byiza kurushaho. None rero twagira ngo uwamukenera cyangwa agira ngo agire icyo azamubaza, atange nomero zawe, noneho kugira yamubonaho byihuse. Uwankenera nimero ni za zindi nabahaye ubushize, ni 078 3 5 5 13 96. Ntuye mu Byimana mu karere ka Ruhango. Ingero zisubiremo izo nimero ndazisubiramo ni 078 3 5 5 13 96. Ndi umworozi wororera mu karere ka Ruhango mu murenge wa Byimana. Urakoze cyane. Rero inshuti za Coffee Sale, umubyeyi arakoze. Urumva ko imyirondoro ye iyo umuntu abonye nomero wamubonye, wumva uzamukenera azamuhamagara. Kandi mwabonyemo ko ino demarage ademaramo zino nkoko ni cya cyumba twasanzemo ifumbire. Urumva rero nk'uko avuga ngo akeneye ubufasha, wamubonera
cyangwa abonye ubwo bufasha kugira ngo no demarage yiyongere, aho kugira ngo hajyamo inkoko 700 hajyamo 2000 cyangwa 1000, buryo umusaruro wabutangiye kujya uboneka. Kuko ikigoranye ni ukubona inkoko aho bademarira hanyuma amajya akiyongera. Sawa, murakoze rero, ubwo naho ubutaha, kandi Imana ikomeze ibaho umugisha. Ciao ciao. Amen.